Data wa twese uri mu ijuru, mushimiye neza yawe n'ubuntu watugiriye uyu munsi. Mwami, mushimiye wowe waturinze tutaraba kurindwa. Data, siko twari beza. Mwami wanjye, siko twakoraga ibyo gukiranuka, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi zawe watugiriye. Mwami rero turakwinginze muri uyu mwanya, dufashe mwami wanjye utubare dutunganye, uko watubonye rwose mwami wanjye. Data mwiza Yesu Kristo, twavuze turacumura, turatekereza turacumura, turareba turacumura. Mwami wanjye, dufashe twese dutunganye, utubabarire. Muri uyu mwanya turagusabye rero Data, nyuma yo twese kudutunganya, turakwinginze, tukuragije umunsi uri imbere. Mwami wanjye, uzaba uturindiremo, uzabane natwe, uzigaragaze nk'Imana, uzazamarika wa Data wa twese batugote. Mwami wacu, utundikire mu mababa yawe, konzwe Imana nyamana. Muri uyu mwanya rero Data mwiza turakwinginze, komeza ubane natwe, twereze umwuka wera tuyobore nk'Imana. Mwami wanjye, tubize tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Yes, niba wakunze ino video, ndagusaba ukore subscribe, ukore like, iri sengesho naryo urisharinge bagenzi bawe, nawe wifurije ijoro ryiza. Nk'ibisanzwe amazina ni Peter twayigize, uyu ni Umucyo Gospel TV.